Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngitangirira igice cya mbere ngo Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe. Ngo afite ishusho y'Imana, Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Bivuze ngo umuntu ni uwaremwe n'Imana, n'umeze nk'Imana, n'ukora nk'Imana, nyine n'uri mu ishusho y'Imana. Bibiliya ivuga ko umuntu ari Adamu. Adamu bisobanuye ngo umuntu. Imana yaremye umuntu ngo abe mu busabane n'Imana, ngo azabane n'Imana, ngo abe ahimbaza Imana mu kuzura kw'Imana. Umuntu aranga, arigomeka, ahinduka kutumvira Imana, bimuhindukira kuba umunyabyaha. Bivuze ngo yatakaje ubumuntu. Ariho natwe twakomotse, tuvuka dupfuye, dutakaje ubumuntu, tutari abantu. Ikibabaje usanga umuntu akora ibyaha, yarangiza ngo ndi umuntu, agasa n'adefanda ibyo amaze gukora, agasa nawe yumva ibyo akoze ari ukuri kuko ngo ari umuntu. Oya, kuba umuntu si ugukora ibyaha. Yesu Kristo Bibiliya imwerekana nka Adamu wa kabiri, cyangwa se umuntu wa kabiri, nk'uko twabonye ko Adamu bisobanuye ngo umuntu. Yabaye umuntu wuzuye 100%, kuko atigeze ajya kure y'ubushake bw'Imana, kuko atigeze akora icyaha ari mu isi. Rero gukora icyaha sibyo bigaragaza ko uri umuntu, ahubwo bigaragaza ko utari umuntu koko. Umurimo wa Yesu Kristo ni ukuduhindura abantu buzuye 100%. Nuko tubana n'Imana, nuko tuba mu bushake bw'Imana nk'umugambi w'Imana wo kurema umuntu. Yesu Kristo yabwiye Nikodemu ati umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bivuze ngo kuba umuntu ni regeneration, ni ukuvuka ubwa kabiri, ni ukwizera Yesu Kristo. Nibyo biguhindura kuba umwana w'Imana ukaba umuntu. Umuntu ni umwana w'Imana, niwe uzabana n'Imana. Ese uri umuntu? Izere Yesu Kristo kugira ngo uhinduke umuntu byuzuye. Amen.